Ladies and gentlemen, and here is surprise. Oyagarachi Supplies. Achiri no gift because was money short. Zani truth is on. Fata short, goody short, magusina. Ejoni eza wiki sasa. Supplies pero anda afe. Let's enjoy agreement, love and the happiness. Tubakalanyo we can't live alone. But with you got to live room. Sami manza polingo nae. Teko sepela na polingo elong nae. Lepela muha verse to inish we bure. We ourselves that's good. Hello guys, mwese mukurikiye Surprise Empire Rwanda, nizera ko mwakoze subscribe, mwakatse kugira ibiganiro byacu nimba bose mwabikunze mujye mubisangiza inshuti zanyu. Rero ubu tugiye gutungura umusitari cyangwa se icyamamare. Tubyine twibagiza haters, ubuzima sinambra mureba. Reka tubyine twibagiza haters, ubuzima sinambra. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kuko duhora tuweginote, iyo twishimye akenshi tuyikorera ama supplies. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kuko duhora tuweginote, iyo twishimye akenshi tuyikorera ama supplies. Ladies and gentlemen, and here surprise. Oyagarachi kusurprise. Sasa nini unataka uje twende outside kata keke tule. Tunaiona familia iko nje, tunakusubiria nguze tuwatwike. You know what the money can do, no excuses we go run to. Even if no money, we share what we got, cause more money. We ready with it. Tugeze kuri gate hano turimo turakomanga. Yagiye kugaburira inkoko. Ndi kukumva. N'ubundi nyine nawe nta bintu byo kumubwira, urumva se utari kuba utabuduhemukiye. Ngwino dufungurire rwose, kuko urumva umubwiye byaba n'ubundi wari kubuduhemukiye. Turi kuri gate neza. Oyagarachi kusurprise. Wedding, bridal shower, birthday, even na home palace. Iby'ejo bibara bejo, ubuzima ni buto ntacyambuza kwishima. Iby'ejo bibara bejo, ubuzima ni buto ntacyambuza kwishima. Niba mu itsinda ryanjye uriye, wino twibyinire turi neza. Niba mu itsinda ryanjye uriye, wino twibyinire turi neza. Niba mu itsinda ryanjye uriye, wino twibyinire turi neza. Niba mu itsinda ryanjye uriye, wino twibyinire turi neza. Ndaba mureba, reka tubyine twibagiza haters, ubuzima sinambra. Mureba, reka tubyine twibagiza haters, ubuzima sinambra. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kuko duhora tuweginote, iyo twishimye akenshi tuyikorera ama supplies. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kuko duhora tuweginote, iyo twishimye akenshi tuyikorera ama supplies. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kuko duhora tuweginote. Amakuru. Wagira ngo ngeze ku kibuga cy'indege. Amakuru se. Oya narenze gufata dore aho ngo ziri gusohoka. Niyo mpamvu umuntu asiba.
company ikora ibyo gukora serivisi misheni abashimira abagerageza zabo rero twaramo intumwa. Oya ariko nabanje kubona imifuka y'ibiryo ntaguze ndibaza iriya mifuka ariko ntago surprise nyipfa kunkanga utagira uzayirya kuri Noheli njyewe ntago surprise ari ibintu bya David ko nagiye mura n'amasurprise menshi ariko murakoze cyane ariko buriya mbashimiye ikintu cya mbere cy'ibiryo by'inkoko gendo shuri menya ko ibi bintu bisaba kubivamo cyane ariko nabundi banyita chicken kuko abantu ngurira ibiryo by'inkoko cyangwa se n'abanyitaga ko ariko nta kibazo. Iki kintu nabwira abantu nuko ubu ejo bundi mu kwa 10 nyuma y'ukwezi n'umusigaye ndaba nashyize ku isoko kandi nishyira ku isoko nawe uzi kubara warize izi ni bazita sasu oyagarachi supplies akiri no gift cause was money short zani inshuti zawe fata shot kuri shot nagusina ejo ni heza wiki sasa supplies pero anda efe let's enjoy as we make love and the happiness tubakaranya we can't live alone but with you ngato live mami manza kolingo nae teko sepela na polingo elong nae le pela mu havers tu ini shwibure we ourselves kubyina ibure njagala kwe unisomo kwano gwanje mukulu okukikola kukuyita supplies pero anjangu wano nsaba jangu wano kabna mukwano bonsaba jangu wano ajala ndaba mureba reka tubyine twibagiza ba haters ubuzima sina ndaba mureba reka tubyine twibagiza ba haters ubuzima sina ubu vibe ni okay utazana good vibes atoke. Ladies and gentlemen, bagira ngo dukumike twe turi intumwa Surprise y'Abanyarwanda gukora umufana wawe dore supplies akiri no gift because was money short zani inshuti zawe fata shot kuri shot nagusina ejo ni heza wiki sasa supplies pero anda keke yaduhariwe turagushyikirije hari n'ibindi biracyaza biracyaza mu kanya bakugeza dusabe uno mukobwa arimo aradufungurira n'ibindi mu kanya hanyuma ubyakire gute ubona umuntu agize akwitaye ntago bikunda kumva ariko surprise nyine ni surprise nubwa kanga mwereke ni surprise kabisa amaherena bro oya ntago ari ubwa kenshi tuba tuvuze mu bya keke envelope amajide mbabarira n'igifoto hano ibi bintu ntago bigiye gukunda kumva ni ukuri ntago ari ubwa kenshi ese waba muketse wabikoze mu bafana be bose bakomeye waba wamuketse umuntu wadutumye zana icyuma kidatakara ahubwo muramu uratubwira mba wamuketse kabisa ariko uyu mwaka murangije ahubwo biracyaza harya ndi muhaze ngo biracyaza biracyaza kabisa Amajido Black guys bakunzi ba Surprise y'Rwanda hanga twahageze mu rugo kwa Amajido Black ariko hanyuma mu gihe uno musita ari kubyaranja company ngiyi wayivuga iki Surprise ngabantu n'igishimo cy'agaciro kandi nshaka kuvuza surprise ninde amatare kinde uzadutuma mbega nzabatuma ni icyamamare yabarinde ni batariba amuvuze na ubwo byawe yabipfuye ariko
nambaye mikoro hano ushaka bijya muri kamera ariko wavuze ngo so ibi ni ibirori byawe kabisa namwe mukurikiye murimo murabibona hano turi kwa Ama G ni umunsi w'ibyishimo umunsi turi gutumika nka Surprise Empire Rwanda hanyuma rero ni ukuvuga ngo wari ukitubwira uburyo byakiriye bino bintu bivuze iki kukwereka urukundo wanyarwa nuko wenda ibikorwa dukora cyangwa se ntabwo ari njye muntu uri ku isi njyenyine cyangwa se hanze nyine ariko kuba mubinkoreye twe turi intumwa umufana bigukoreye baradutuma yego abatuma muravuga ariko ntamushimira amubwira ngo aho wenda Imana akuye yego aho akuye Imana isubize naba n'abakunzi reka mbere y'ibindi biganiro no musista wacu tuzanye wabizobereyemo abanze tumuhe umwanya witegereza n'amaso yawe pombo kafinade zana icyuma zanukije ase man muri kubigenda mubi Ama G de Vrac muhereze muri kugenda mubikora mu bundi reka baguhereze Ama G wafata kugira ngo ukate uyu mutsima unatubwira uburyo uri kubyakira ubu ntabwo nakwikata reka nkatakura kuri gatatu kugera ku zeru gatatu kugera ku zeru gatatu kabiri yego rimwe go zeru go Ama G de Vrac isabukuru nziza kabisa murakoze cyane ino ni Surprise Empire Rwanda turi intumwa badutumye hanyuma wadutumye araza kuhamagara cyangwa se akwandikire kandi mumumbwirire ngo ndishimye yishimye kandi anytime iyi shene yanyu cyakoze muba bamwateguye kandi ndishimye nyine ubwo kwishima no birumvikana hanyuma uno musista reka adukatire kugira ngo tunasange tunaganira ubundi n'ubundi amasaha arimo aragenda imvura yagwa ndagira ngo rero utubwire mu by'ukuri udusangize ubuzima bwe bwa Ama G nk'umusitari nk'umuhanzi ariko ubuzima bwo mu cyaro no mu kazi ko korora ubworozi abafana batari bazi sinzi ikintu abantu bita icyaro ikintu kimwe yego ndaguheraho ariko icyaro yego urumva mu ntuza hari ibyo bita urban na rural tubanza urangize mu ntuza mu cyaro habaho umujyi icyaro ni ikinyuranyo cy'umujyi niko njye mbitekereza ku buryo woza na keke ntukate ndakubagana agiye kumbagana ntacyo turi kuganira nikozeho njyewe ndi kukubwira ngo abantu bafata ibintu bakabisetinga mu mitwe yabo yego kandi noneho iyi keke wanayirira muri free zone wayirira Gatsata ahantu hose nta hantu kandi wazitembereyemo hari n'abandi bibaza impamvu Ama G nk'umusitari nk'icyamamare ataba ngo Nyamirambo rero ubwamamare bwanjye iki nicyo mbarusha kuba undi hano ukaba wahansanga noze n'abantu uzi baba mu Gatsata benshi nta b'inyamirambo bavuga ko bakomeye ariko zana seriviyete zana na siperi uyu ni umunsi wawe rero ni umunsi wawe by'umwihariko tunashimira kampani Surprise Empire Rwanda ariko ndashaka ko ndabatuma tumutumurire umuntu ariko ukuvuga ni ugutaruka turanarya tunasangira tunaganira iyi kampani Surprise Empire Rwanda ikorera umuntu wazanye visionnaire w'ibi bikorwa ni iki wamubwira wazanye igitekerezo cyo gushinga ino kampani yo gutungura abantu ari abasitari n'abatari abasitari Amos Byamukama niwe visionnaire ni iki wamubwira mujye muri biography mumbabarire munshakire itariki
mama Butera Jeanne yavukiyeho. So hanyuma rero hari n'ubundi butumwa hano Mm. ubona ngo happy birthday Miss Amaji the Black. I will call or chat you today at 6 p.m. on your telephone number. Urumva afite nimero yawe, reka tugushyikirize imbere ya kamera za Surprise Empire Rwanda. Ubwo araza kukwamagara ko afite nimero yawe, araza kwandikira iyi envelope turatumitse. Thank you very much. Turatumitse uwo muntu rero araza kuguhamagara, twe turatumitse nk'intumwa. Wabona arimo ibiryo byo. Okay, nago ndumva atari leta byanze. Ntabwo Dukomeze ikiganiro. ariko karibu ku meza, karibu ku Nta meza. kibazo, nta kibazo. N'abandi mutugaragiye hano Mutuzanira amafoke ari aha. hari serviette. Serviette. Karibu niwe priorite, niwe nyir'ubwite Ariko mwenyewe. namwe mwaje mu Rwanda. N'imvura. Ni surprise. Nkuko mubibona tumusanze Musanze mu nkoko ngiye kuzana amazi. ntabwo twari kumubwira kandi Izi ni za zindi zimwe muri. Ariko nababwira ngo abantu mwifuza kuzatangira korora inkoko mu buryo nyine buri buzima, mwagana uruganda rwitwa Livestock Bank, yani Kayonza. hanyuma noneho ubu ngubu navuga ngo turatuje, ndagira ngo dusubire kuri cya kintu wavuze, ariko nabona bisa nkaho uvuze cy'umusitari wakwambuye uturere twitwa amagi. Byaje bite? Yavuye zimba za Nyamirambo, tubwire nimba yaje kugufisha uturere twitwa amagi akakwambura, nubwo utamuvuga ariko byagenze bite? Urumva ayagenda wowe ntago nyanongorora injajwa nayo ibintu bera mu isi y'amamare biba bitangaje. Bona apeti, ariko ni wowe wenyine? ni benshi. Ese ubundi kuki umuntu yumva ko yaza muri business washinze unishyura ushyiramo amafaranga kumva ko yakora amagi y'ubuntu? Nanjye byarancaye. Baba bumva umuntu azatera imbere. Gusa icyo nababwiza ukuri, iyi modoka nayikuye mu nkoko, iriya nyikuye mu nkoko. Yego. Studio nabonye imbere ameze nka studio. Studio hariya nabikuye mu magi n'inkoko. Mbese iyi nzu ni mu muziki n'amajwi ari umuziki n'inkoko n'iki kibazo umuziki wamuje n'abantu. Oya tujya tuvugishwa, ariko se mwaba mushaka ko tubeshya? Abantu bose bari mu muziki uretse izina bari kubona. amajwi twakumenye ukina za sebe. Icyo gihe nari ndi gushaka izina. Ku izina inkoko nawe urimo. hari n'abavuga bati bona abahanzi benshi Ndi hagati y'ibisambo. nyine mwabonye tugendane neza. hagati y'ibisambo bibiri. hari abantu bavuga bati ubundi umusitari cyangwa se umuhanzi hari izindi business yagombye gushinga zirimo nka studio, umuziki, ibintu nk'ibyo ngibyo. ntawe Amaji umunyamuziki ukora business yo korora inkoko biba ntibijyanye. Ariko se bihuriye n'ibyo inkoko n'umuziki ntibijyanye gute? Niba bashinga ibijyanye ushingiye ku inkoko na studio ntabwo nyine nababivuga nyine. hano ntabwo wabonye studio musaza. inkoko niho zabonye byose ntabwo bihuye nyine n'ibyahuye. ubworozi n'umuziki we bati urumva kimwe ushobora kukiburira umwanya. ni ukuvuga ngo by'umwihariko umuziki n'abafana bawe ibintu bidafite shinge na rugero, ariko nakubwira ngo ibintu byose birashoboka. hanyuma ejo bundi umuhanzi cyangwa se umuhanzi mugenzi wawe w'icyamamare yagize gutya, amaze imyaka 12 mu Bwongereza mu Kitoko. bibarwa wabyakiriye gute kuza kwe? kuriya nawe wabibonye kuko njyewe nasuko nabimenya gute. si umuhanzi mugenzi wawe se nigeze nkubaza ku bya project nasa wigeze ubona tujya cyangwa tugaruka, ariko mukora inganzo imwe? Yego nyine narishimye ko yaza. Yanavuze ko ashobora gutumira mu gitaramo baramutse bamubwiye ngo atumire umuntu, yatumira Meddy
yes ariko Meddy Kitoko ni abantu twakuranye ntabwo twakuranye mu muziki mu buzima busanzwe Meddy mu Ruturusu Kitoko muri za Espanya nahe Nyanza mu kigo cy'ishuri ariko nanjye mu nkoko nanjye akantu k'inkoko ngiye kuzengagendera ntubona kwenda kuba mwakora indirimbo byaba ari inzozi zawe zibaye impamo cyangwa man ikintu cya mbere ni urukundo mu muziki nkeka ko njyewe nsigaye nkunda umuziki kurusha nyine urukundo nk'ukundi ntabwo ari ikintu usaruramo kandi hari abantu bakora umuziki kubera umusaruro ese ubundi kugaruka kwa Kitoko mu Rwanda amaze imyaka 12 mu Bwongereza ni amahirwe kuri showbiz nyarwanda cyangwa ni ibintu biri aho ngaho? Yes ni amahirwe gute kandi yarize politiki atarize umuziki wenda agiye kuririmba politiki why you don't know in case you don't know I don't know gusa nzi ko yize politiki simbizi ngewe niyo yize ariko nzi nuko yagarutse ese ubundi mu makorabo wagiye ukora niye korabo uvuga uti abari umwe mu Rwanda cyangwa se hanze uti nkoranye n'uyu muntu korabo kubaho no kubana ntawigira ninde wumva mwakora ndi mu Rwanda no hanze kurye inzu zawe zazibaye impamo to be honest urishoboye se muri byose amaturi na producer ko na producer twabonye nyine twese tubayeho mu buryo mfata amafaranga navuye gukorera hariya mu nkoko nkajya kuyaha umuntu ngo dukora mwishyure nyine wishyure nyine umenyekane nawe nawe ziramo ko wazitanguga kuri indirimbo nese ubu babusunze wingereranya n'abandi ngende njyewe mayu njyewe umuntu twakora n'indirimbo nkumva nishimye n'uwo twahuje urugwiro tukaba twakora ikintu gishobora no gufasha rubanda ariko kumbwira ngo bose bo ntabwo tuzi abantu bakoranye indirimbo n'abantu bo hanze mukayibyina iminsi 2 bro yego ibyo nibyo uvuga nibyo tayari muheruka kwiyumva he uzi buriya iyo nyitekereje imishwi irimo bro igihe waba uri muri za Guma ukubita uturere twose wumvaga 25 uzaba wori uzamva indirimbo zanjye zose zirimo inkoko ngako karajyanye Imana yanjye we indi muri Imana yanjye ubuzima bwanjye buri mu mazi abira nk'iki none se kuki navuze hanyuma amareka twavuze bive mu nzira ariko muri kuntera shagariza turi kukubuza pete banza uri muri kumbariza hano na reka tubanze turye ibya keke bive mu nzira ibiganiro bize nyuma ibiganiro byaje mbere byose ngo ntagisanganwa nk'amagambo n'ubundi ngenda nabyina haguruka tubyine uno musisa naza kwegera sisa muri mwegere ngwino mwegere ariko ngenda wegereye icyamamare twagiye tukabyina surprise y'Abanyarwanda iyo tubyutse mu gitondo cya kare tukabona ibyamamare byose bigeze aniversel nguyu amaji yes nicyo babwira abantu bareba ino ririzi kuri social media abantu rero bareba turi wawe muri wanje ariko ni iwacu twese muri rusange rero ndishimye uzigemera ukira surprise bibyari tubwiza ukuri nko muhe mwaka ni nko muhe mwaka
hashize nk'imyaka nka 10. keke ziracyahari, ibyo kurya birahari. Bon appétit. Bon appétit kabisa. Ase envelope yanjye kuri kumanuka. Envelope ya majirabuze. Abakobwa turabana. Ubwoko z'indirimbo nanjye ngomba gukora nanjye ngomba gukora indirimbo ya surprise. Ya surprise. Ntabwo mva hano. Hano se si muri Televisionnaire ngurira mugabo kabisa niwe biri inyuma. Biryo se suza. Mwenyewe kabisa. Surprise. Hanyuma Yes. turanyuzamo tunaganira byose muri nk'umusitari nk'icyamamare ubanye gute n'abaturage hano muri ino quartier. Reba ariko surprise ukuntu banyitaho. Iyi ni keya. Ubanye gute n'abaturage bakubona? Nari imvanze. Ugiranye ikibazo n'abantu. Okay. Amaji. Ubu nibiye bitaha ibintu bitatu maze gukora kuri surprise ya Rwanda kampani. Oya murashobora. Icyambere cya nkanze ni uniform. Ikindi ukuntu ibintu byanyu biba biri ku murongo. Ikindi mugendera nyine ntago mujonjora. Kuko jewe buriya iyo muza kunungura cyane mwandabuye nari kuba nifunze. Icyo kintu rero ni icyatanje. Ese urabona hari ukuntu umuntu arara ijoro ryose kugeza mu gicuku yabuze ibitotsi kubera ikibazo runaka. N'iyo uri mu mishinga y'umuziki n'inkoko zarwaye niki gituma ubura ibitotsi kurenza ikindi? Inkoko. Ngo inkoko agaciro kurenza umuziki. Kuko inkoko nazinyuzemo n'abantu nabanyuzemo. Ese ubu nta rwego uzageraho ugakomera kugeza avuga ngo singikure korora inkoko bisigiye abakozi? Ntabwo ndarugeraho rero. Wumva ari nk'igihe uzaba ugeze ku ariko mubaze wowe uba muri showbiz ndabizi. Ari abantu urumva naboze nangiye kuvuga inkoko zawe wenda nandi njye nta nkoko ngira. Ikintu wabonye cyatanje n'iki uburyarya ubonamo? Harimo uburyarya cuyi ubu ejo wajya kubona ndakubona. Oya n'ubanyirize nyine nkakubona. uvuze n'ikintu gikomeye uburyarya ubucuyi. Hari ikintu gikunze kurukona ku mbuga nkoranyambaga aho umuntu w'umusitari banariwa kumushyigikira akiri muzima bakamushyira indabyo yapfuye bakarwanira mikoro nk'iyi ngiyi ngo bavuge ngo barebe. Urumva zana indabyo akiri muzima. Biriya bintu abantu baha umuntu indabo yapfuye ari benshi bakarwanira mikoro ngo bagaragaze ukuntu bamukundaga ariko akiri muzima turamushyigikira ngo biterwa neza. Muciye impakanye. Surprise twebwe kubasitari oya ariko niko bimeze. Izi ndabyo nzagenda nzibika ahantu. Yes. Oya abantu bose b'ibyamamare vuga nimero 0788 31 ariko iyi nimero ndabona nyizi 318860. Ese bamaze kubivuga nanjye bamwe barigiye ujya kuri stage nk'icyamamare nk'umusitari kandi abantu benshi bazi ko worora inkoko. Yes. Ugasanga ese byajyaho ko abasitari bagenzi bawe bihumuriza ukumva ibintu by'umwuka w'inkokora
ujye kujya kuri stage ibyo byakubaho je ntabwo ugomba na focusinze kuri stage uko wabyumva ukora nimbwira iki nge banyishyuye vane yes nta kintu natekerezaho ntekereza ku biryo byaza ahubwo ariko ndabashimiye pe kuba mwanzaniye ibiryo by'inkoko hari n'ibindi bintu bikomeje kuvuga no ku mwanya wanyu ukurikije umuteguro wacu uko watubonye uri kubona uko tugenda dukomeza dukora dufite no kuzajya duhostinga event nini tugatunga abasitari akoretse naze negative ngo arashaka kurya akazi ki ntabwo rega bino bintu bihoraho niba abantu abandi babyinira ku kibuga cy'indege gende mu rugo okay bomba kwatinade ngombe kusako oye indirimbo ndaje nana korean ariko uziko iyi channel yitumye mbyina oya ntabwo narinzi gukubita utuntu reka wiya amaji uzica tubiri amapa sasa tukia nabo wakaga surprise uyigize umusatsi nka chita bye 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 aba bye bye aba bye 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 aba bye bye nochi bye bye wewe bakukubera surprise abandi bayigira ndashaka kugaruka kuri yoni tunanije ino ndimo ngo wayikunze ushaka kuzajya muri video yayo mfite amufasi ariko mu ndirimbo zawe zose waduka nka kapera mu masomo nka 15 mu ndirimbo ukunda kurenza izindi akapera gatoya kapera gato urashaka urukundo ukunda abafana bawe nkiri mu byaro nari umujeti nageze i Kigali ubu ndi umufundi kuki mwumva ko nagaruka iyo zagaruka kuri Noheli bitihise nze kubunana nk'uko abakobwa bino dutuye bakunda surprise hello wabikula akabazo nibaza kamatsiko uyu munsi uri cyamamare niba mbabona abantu benshi bagukunda bagusura ariko hari igihe cyageze utaraba icyamamare tutakuzi utaraza mu bworozi bw'inkoko ukiri umuntu wiyongiye kure sinze nubwo wari urahagana hehe ndagira ngo uduhe ishuro cyase urwibutso iyo ubitekereje n'urugendo wageze wanyuzemo kugira ngo ubicyamamare reka nkubite mbangura wumvise basi ubuzima bwo kuba icyamamare na mbere yaho okay yewe ntabwo ubuzima bwa mbere yo kuba icyamamare mbuzi kuri nje ariko ubuzima bw'icyamamare kuba icyamamare busaba gutakaza amafaranga cyangwa se guspendinga kurusha gutekereza imbere hazaza so rero ibyo ngibyo babyita nka kwa kundi babyita ngo harya abakobwa bakuze cyangwa aba bakobwa batangiye kumva oya abadoresa rero abantu bari hiti cyane ni abadoresa ariko ntabwo batekereza imbere nyuma y'ubwadoresa imodoka urayicana ikaka
neje ikazima, imbabura nuko, buji nuko, hari igihe na buji umuntu agira ngo ikazima. urumva noneho inkoko se zizima gute ziri muri firigo umuntu ese ubuheruka kuri inkoko ryari? narazihaze naziriye igihe. Sinese iyo wasohotse ntabwo ugura inkoko mu byo ugira sohoka njyayo muri hoteli wajya gusangira n'inshuti ntabwo ujya utumiza inkoko abahanzi mwakura z'abahanzi sinzi iyo bivuze ngo mujye gusohoka amaci ntago nkigira inshuti z'abahanzi ntago nababeshya kandi true kuko twebwe mu nshuti z'abahanzi ikintu cyabagaho cyane ni uguspendinga amafaranga without income. Nimba byo nsigaye ahubwo nyasevinga cyane, noneho ni nayo mpamvu bakwanga ngo ko tutakikubona. Ese noneho tuvuga urugero nk'ibikorwa by'umuziki ariko reba runo rurabo magazi uri muzima noneho reba iyi envelope magazi reba iyi surprise amaci mbere y'ibyo uyu muntu mbere y'uko guhamagara namushimye ugera umubwire ndamukunda cyane araza kumwibwira oya buno namumenye namukunze ariko nkunda abantu bakunda ibikorwa by'umuntu kandi nanjye nkunze ibikorwa byanyu ntago yari yabuze abandi bantu yakumaho ariko thank you very much. Ese ubona ari ibihe bikorwa abasitari bagenzi basipendinga amafaranga utanashyiraho n'igiceri cy'icumi? Gukora video zihenze, kujya hanze cyane, kujya kugura amaboto maremare cyane abantu kugira ngo bimeze, kwifunga imyenda ya danje wimuca mu ijambo yego umeza kandi ibyo bintu byose nabigezemo. I think ababisohokanye turi kubona ibyabo ariko amaji umusitari aba ari umuntu wiyubashye, si umuntu uvuga ngo akatakata Nyabugogo nose umubona ajya gusohokera Nyabugogo. Umusitari ni amaci ubu watega bisi byaterwa naho ngiye kuko nk'ejo bundi nagiye muri bisi tugiye kwamamaza abakinnyi ba filime bagomba numvise n'ijwi ryawe ujya buza busanzwe nabuze ibiceri oya no ibyo ntabwo nyine nabuze ibiceri nayitega. Ese uheruka kugera muri byo ngo nakuswe nabuze n'ibihumbi 5 ibyo rero nibyo ndwana nabyo, ibyo ntinya ubukene mu buzima bwanjye n'inzara. wakoze iki? Oya tujye tuganira nanjye ndagutunguye mubajije ikibazo utatekereza. Uvuga iki kujya kubana n'abandi basitari bariho mu buzima bw'ikinyoma baba ngo muri aparite? Oya biriya bintu nge ndabizi baranabinyangira ko mvuga ukuntu ibintu bimeze. Abahanzi bose bo mu Rwanda hafi ya bose barakennye kubera kwihagararaho no kugenda. None ngiye kubaza ikibazo, urumva rekomandasiyo utanga yaramutse ishyizwe mu bikorwa bibaye ngombwa ko uhura n'umusaza umukuru w'igihugu umuganiza ibibazo by'abahanzi nyarwanda muri showbiz ngo abikemure, ni ibihe washyira ku meza yabikemura muri ubu buryo? Oya ntago njyewe n'ubundi nuko mutabizi neza ariko buriya muze wacu aduhereza ubutumwa kandi uzi ubwenge bugenderaho arakubwira ati kora. Uzi ko hari igihe umuntu agushyiraho komenti ugashaka ukaba ukumva byabaye ibibazo, wowe kora amagambo turasoje. Ikibazo cya nyuma dusoza usubize mu ncamake, birakwiye ko umusitari bamuvuga akajya kuri ribu kurega ujye n'ubutumwa ugenera uwagutunguye n'uburenganzira bwe. Yego, nube butumwa wageza ku nagutunguye surprise Empire Rwanda n'abantu bari hanze abishuza ku training cyo surprise inshuti zabo bari mu mahanga n'abari mu Rwanda. Dusoza ndabakunda, nababwira ngo nishimye kandi ukuntu ndi kubabona ndifuza kuzababona mu kwa kabiri, ukuntu muzaba mumeze ndi kukureba mu ntumbero zanjye. Buriya gutangira ni ibintu binini cyane ariko abantu bankunda nanjye nababwira ngo 0788 wishyiramo inzira
oya ndavuga abanjye abantu bagukunda bashaka kugura inkoko amagi yego inzibiranya 88,419 yego nuze dutinga nzabikora wenda kuri TikTok yanjye abakunze surprise abakunze surprise rero hindukira bimworohera ni 07883188 niki ubutumwa kuri visionnaire wa Surprise Empire Rwanda yahindura iki mu kwimprovinga oya itangiriro ni ryiza ntabwo nababeshye ariko mumbabare ni wa mugari n'ukazajya mubwira abantu mbere y'umuntu kuko mwari gusanga hanashyize indabo bagusanga huzuye urabona kuvuga nimero zonyine hari abantu bashobora kugira na Instagram na TikTok Surprise Empire Rwanda Surprise Empire Rwanda Surprise Empire Rwanda TikTok bose Surprise Empire Rwanda Surprise Empire Rwanda ya ese ninjye muhereho cyangwa mwahereye n'ahandi reka tugaceze ndi mu ba mbere uri mu ba mbere uza ku isonga so ariko ndishimye inkoko ngo zaragutwaye niba twarakuze dushaka kumva ariko wasigejeje igihe cyo kukumva ukagenda ukajya ku nkoko imirongo yarashiranye so amaji turasoje ikiganiro kango kitaba kirekire ngo twaganiriye ariko watwakiriye ntabwo imirongo yanshiranye ntabwo imirongo uri bizi mu kazi urumvikana ubu ufite studio hano wabibonye wowe ese mu bantu mwakoranye amakorabo bose ninde ukumva mwakoranye n'imbo ya kabiri safi madi kubera iki kubera ukuntu azi gukora promotion promotion buriya Nyabarongo ntabwo yakunzwe kubera ibyo naririmbye dukesha promotion safi madiba yakoreye irangiye muheruka kuvugana ryari yaje mu Rwanda agenda tutapfa ubwo niwe wabite cyangwa niwe wabaye busy ayiramamagaye yego nyine urabizi by'iyi minsi so reka tugushimire kuba mwatwakiriye iwanyu ngo twagutunguye ngo uratwihangana nta yandi mahitamo ni ingenza yadufashije so nshimira abantu mwese mwari mukurikiye iki kiganiro Surprise Empire Rwanda kora subscribe ejo nawe barakugeraho ntawamenya wasanga hari umuntu wenda uza nkora surprise in case you don't so nimba tutakuniragije muri batwagushimira murakoze cyane ciao ciao